Abarundi bafite ibibazo interne mbere na mbere na externe. Interne ni ibibazo navuga abantu bahora bashaka guterana amakuru d'etat no guhanuka bimwe bishingiye ku moko n'ibindi nk'ibyo. Mu gihe cya nyakwigendera Petero Nkurunziza yarafite abapampe be abo babunyoni n'ayo mashyirahamwe y'uburyo bwinshi yahaga ibiraka. Ntabwo rero abo bantu bashobora gukorana na son excellence Ndayishimiye. Hanyuma mu bundi buryo buri external ntabwo uyu munsi Burundi buvugana neza n'abaturanyi, bafite abaturanyi batatu ariko ntabwo Burundi bwari buri mu mwanya mwiza wo kwitandukanya n'u Rwanda. Abataximeni baba barazindukaga bakaza bakavoma kuri station de petrol bakajya kwikorera akazi wabo. Buriya ni impamvu ubona bemera bakadeployinga abasirikare bo bakajya gupfira hariya. Haba harimo n'impamvu zo kugira ngo bagaininge amwe mu madevize yo muri Congo. Kubona bashobora gukora nk'ikinyobwa bakemera bakajya kukigurisha iriya no kugira ngo babone amwe muri ayo madevize. Nawe rero umuturage n'umusavinga inzara nayo magambo y'uburyo bwinshi ubwubika hejuru tegereza uzabureba mu gitondo azakugumukana. Nta butegetsi bubaho bukomeye umuturage atagumukana. So uko rero bino bintu bimara igihe noneho icyo kintu cy'amadevize cyo kirakomeye. Wajya kumva undi musirikare arahagurutse ati niyo mbare wahungiye ahantu hataramenyekana akavuga ati wowe ngukuyeho. Ntabwo ari mata y'abasivili. Abasivili bazajya basakuza babacecekeshe babatera ibyuka bijyana mu maso babatere. Mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye bankoraho riraka n'abahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife ndarigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension ubu ngubu ni muzima. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara bigatuma imihango yabo itaza neza nkuko bikwiye kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi cyiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Everlife, icyizere cy'ubuzima. Korea Automobile High Technology Limited. Izi ni inzobere mu bukanishi bw'imodoka zikorerwa muri Korea nka Kia na Hyundai. Zifashisha ikoranabuhanga rigezweho zigasuzuma ikinyabiziga abakanishi bakagikoraho rikaka. Niba kandi uri no ku rugendo imodoka yawe ikagira ikibazo, hamagara aba bahanga bakudepane aho kuyihabara upigapiga ngo bayangize kurushaho. Aha hari na piyesi zose z'imodoka zakorewe muri Korea, bakagira n'amavuta meza cyane yo mu bwoko bwa Kicks, yaba ya motera, ya buwate na ya feri, atuma ubuzima bw'ikinyabiziga cyawe buramba. Batera irangi imodoka igasubirana agaciro, bayoze gataha ari mutongoro. Namwe mutunze imodoka z'ubundi bwoko cyane cyane ubu bugezweho, ibanga ni uguhora ugisha inama muri Korea Automobile High Technology bakagukorera maintenance, imodoka igahora ari mu ryerye. Ni Gikondo hateganye neza na Paruwasi Gatolika ya Gikondo. Twongeye kubasuhuza, turabifuriza kugira weekend nziza mwese abadukurikiye hano kuri Primo Media Rwanda. Turi kumwe na Sam Rutabingwa. Sam umaze kumenyera ko tuganira ku makuru arebana n'ubukungu. Sam uraho neza? Muraho. Ko ari warabuze na mahorora? Ni ibyo by'ubukungu byose nyine umuntu aba arimo ashakisha ukuntu yazamura ubukungu ku mpande zose. Burazamuka? Burazamuka kuko umurimo wose werekeje amaboko urawukora ugakondo. Duherukana tuvuga kuri bya bintu by'abantu bari barashoye amafaranga muri za scam tubabwira ko zizahomba bakajya badutuka ko atari ibyo ariko bavuga bati ni byiza SSATT ngibyo STT n'ibindi biracyaza aba ari byinshi uyu munsi agenda haduka ibindi hari n'ibindi biri aho ngaho biri mu bwiko nabyo muzamenye ejo cyangwa ejo bundi. Hari ibindi biri kuza se? Biba bihari bira ntabwo bijya bituza kubera yuko isi isa naho turimo kugenda
dusezereye ibintu by'ama cashless ni ukuvuga ngo rero ibyo bintu bisimburwa n'uburyo bwa money electronique zikavaho bakaza ama cryptomone n'ibindi nk'ibyo. Ibyo bintu rero iyo bikiri bishyashya abantu babyibirwamo cyane. Tukijya no mu mafaranga ubuse weruka kumva abantu bacuza amafaranga n'utumashini, ariko kera mu myaka yaheze byabaga biraho ngaho byinjira byinsantinga muri economy. Nta cyumweru cyashira gutumvise ngo polisi yafashe umuntu uri gukora inote z'amadolari cyangwa se hari uwazicuze bazifatanye bigenda bigabanuka kubera ko birimo biracika. Abo bamamyi rero no mu buryo bw'ikoranabuhanga nabo baba bahari, cyane cyane ibihugu biba biri gutera imbere ni ngombwa cyane. Ahubwo abantu bagomba kuba maso bagakaza ubumenyi, bagashakisha ubumenyi, bagakora ibintu biriyo cyangwa se bagahimba ibindi bintu byabo. Ntago ibintu buri gihe leta izahimba ari byo abantu bazakurikiza. Abantu nubwo baziga biga uburyo bwabo runaka bwo kubonamo amafaranga ariko bitavuye mu guhombya bagenzi bawe. Sam, urabona aka karere ubukungu bwifashe bute muri rusange? Urabona imvura yaraguye muri Kenya, mu Burundi, mu Rwanda naho nuko yagiye yica abantu igatwara imyaka. Warabibonye ku isi hirya no hino hari ibibazo by'imvura. Reka twibirebere muri aka karere. Urabona ubukungu bw'aka karere buri kugana he muri iyi minsi? Ibibazo byiswe ko ari ihindagurika ry'ibihe. Uvuga ngo ibihugu byose byo muri zone equatoriale bifite imvura nyinshi, ibindi byo mu butayu hejuru nabo bafite izuba rirenze ibyo bari bakeneye. Igihe kizagera none ya mvura yongera ijyeyo natwe izuba riducaneho. No kuvuga ngo ibyo bintu byose rero kuzana ibintu bitari iyo ikirere kirakaye, reka mbyite gutyo, ntigitanga ibintu dusanzwe tumenyereye mu gihe runaka, bitugiraho ingaruka kuko tuba tutariga kubana nabyo. Ibyo bintu rero byangiza ubukungu, systeme y'ubukungu ziba zarashizweho, cyane cyane ubukungu bwose bushingiye ku kirere. Buri rero ikirere ni ikintu kibi gisenya hafi y'ubukungu bwose bubaho. Ni abantu bake cyane bashobora kungukira mu guhindagurika kw'ikirere, ni bake kubera yuko nta murimo n'umwe ukorwa. Imvura iragwa igasenya za infrastructure, imvura iragwa igasenya imyaka. Ni ukuvuga ngo nta kintu na kimwe abantu baba bahagazeho. Bivuze iki rero? Bivuze ko ekonomi tumenyereye mu buryo busanzwe bw'inahangaha bigiye guhinduka completely. Hari bizaterwa n'intambara, hari bizaterwa n'ihindagurika ry'ikirere, hari bizaterwa n'ibyorezo. Murabizi ko twari tuvuye mu cyorezo kimwe n'ikindi nacyo kiri mu nzira kiza. Mbese ni kuvuga ngo ibyo bintu byose bizarangira, systeme yose tumenyereye irangiye igiye hasi, noneho dutanguye kujya muri systeme zindi nshyashya. Mu karere by'umwihariko nk'ibihugu nkatwe byo muri zone equatoriale, nureba ibihugu byinshi biri muri zone equatoriale biri mu kigero kimwe cy'ubukene, niko navuga, cyangwa se cy'ubukungu. Ubukungu buriya bumeze kimwe, yaba twebwe muri Afurika, yaba Amerika y'Epfo, za biriya bihugu duhuza za Brazil, duhuza klima. Birasa naho ntabwo bujya dusigana cyane. Iyo zone yose rero izagira ingaruka kuko tumenyereye kubeshwaho no guhinga. Ndavuga ngo ekonomi yacu iri dependent cyane ku buhinzi, amaserivisi yataratera imbere ku rwego yabadutunze. Nubwo n'ubundi ekonomi yose y'isi burya ntibazakubeshya, nta ekonomi idashingiye ku buhinzi, birya ni scam byo kugira ngo abantu nyine babarangaze bareke guhinga. Nahoze nkubwira ko nta muntu wari watamira ibuye bityo ngabe yaravumbuye ekonomi nshyashya. Even na za US, ibihugu byose dutekereza ko bikomeye, ekonomi yabo ishingiye ku bahinzi, kandi burya ntibazakubeshya. Niyo kugira ngo igihugu ngo gifite par exemple nk'u Burundi, nicyo gihugu hari ngira ngo gifite abantu benshi bahinga hafi 90%, wenda bakahita bakubwira ngo Canada cyangwa se Europe ngo abahinzi ni batatu. Burya ni ukubeshya. Abahinzi hafi y'isi yose banganya percentage, nabo burya bari hafi ahubwo 100% cyangwa 90%. Wenda abona uko bamwe bakora mu nganda zikora nk'amamashini ahinga. Burya umuntu niba akora mu ruganda akaba ari gukora imashini izahinga, uwo muntu se wamutandukanya gute n'umuhinzi?
nimba undi ari muri laboratoire nawe arimo gucura imiti za kiyoda n'ibindi byica burya nabo baba ari abahinzi. So wenda twebwe nuko abahinzi bacu bahera mu bintu bimwe, inzige zatera bakaba bavanga ibintu by'ibyatsi, ariko burya babyongereye dushobora kujya kuri standard kuruta na bariya. Ni ukuvuga ngo rero ubuhinzi bwacu buzashegeshwa cyane n'ibiza. Buzashegeshwa n'ibiza, ni ukuvuga ngo ibihugu bidafite amastock y'ibiribwa, kuko ntabwo imvura iguye uyu munsi abantu basonze ejo. Inzara yayo tuba tugomba kuzayitestinga mu myaka nk'itanu igiye kuza, kuko ibishyimbo turya uyu munsi ntabwo ari byo baraye basaruye. Tubaho ubuzima bw'umusaruro, ni ukuvuga ngo turya ibyo twakoze ejo hashize mu myaka myinshi ishize. Ni ukuvuga ngo rero nimba uyu munsi tutarimo gukora cyangwa ibyo turimo gukora birimo kwangirika, biraruhije cyane kwizera ko noneho ejo tuzarya. Ni ukuvuga ngo rero leta zimwe na zimwe ziba zifite ingamba zo kuzatangira gukora muri bya bigega baba barabitse bagaha abaturage. Ni ukuvuga ngo leta zidafite ibyo ngibyo ugomba kuba ufite ibiryo uhunitse, cyangwa se ufite purchasing power, ubushobozi bwo guhaha. Warahunitse ibyo nguwo azakenera, warahunitse nimba azakenera amafaranga, nimba azakenera itini, nimba azakenera agasegereti, ibyo ukaba ubifite, akazaguha ibishyimbo bye nawe ukamuha icyo akeneye iwawe. Ni ukuvuga ngo rero icyo nicyo kibazo dufite uyu munsi. Bino biza bizatugiraho ingaruka mu myaka nk'ibiri cyangwa itatu igiye kuza, kuko cyangwa 5 bivanye n'igihe twari kuzaba turi kurya uwo musaruro. Ibyo bintu uvuze mu myaka 5 iri imbere ntabwo mu Burundi abantu bariyo babyumva, kuko wabivuze mu kanya ubuhinzi bwo mu Burundi ni 90% abakora ubuhinzi. Devise z'u Burundi zinyura mu icyayi, mu ikawa, mu mabuye y'agaciro, no mu bubanyi n'amahanga biriya by'inkunga n'inguzanyo z'ibihugu, cyane cyane umuryango w'ubumwe bw'Uburayi na Amerika. Ubu rero abarundi kuva mu 2015 umuntu yavuga ko ubukungu bw'u Burundi butaratangira gufata umurongo, cyane ko uribuka ko bari babafatiye ibihano babahagarikira inkunga bitewe na manda ya gatatu ya Petero Nkurunziza itaravugwagaho rumwe. Kugeza icyo gihe hagiye hashyirwaho uburyo butandukanye bwo kuzahura ubukungu, ariko na n'ubu byaranze. Iyo uganiriye n'abari mu Burundi bakubwira nka ruganda rukora inzoga rwitwa Brarudi, Sosumo y'isukari, hari umugabo witwa Gataruku wazanaga peteroli mu Burundi, bamukuyeho bashyiraho ngo cyitwa Prestige, nabwo birazamba. Mu myaka 10 ikawa y'u Burundi nayo iri mu byinjizaga amadevize yaragabanutse, iva kuri toni 45,000 ubigeze kuri toni 4,500, ku buryo amakuru agaragaza ko amadevize iki gihugu gifite rwose ashobora kuba atamara n'ibyumweru 2. Sam, ubu bukungu bw'iki gihugu reka aribwo tuganiraho, turebe igihugu gishobora kubaho nta madevize. Ese ubukungu bw'u Burundi burazamuka cyangwa ahubwo burajya mu manga? Kuko iyo urebye n'amaforex bureau yavunjaga amadevize menshi yarafunzwe. Ubukungu bw'u Burundi buragana he? Ku kibazo ubajije ngo mbese ngo igihugu gishobora kuba kidafite amadevize, gishobora kubaho. Yego cyane, igihugu kiba kidafite amadevize turabibona, za Iran, za Russia, n'ibindi bihugu biba biri muri sanction internationale. Ahubwo igihugu kibaho nta madevize n'ibintu bisanzwe, ahubwo igihugu kiba gisanzwe gifite ekonomi imeze ite. Urugero rw'ibihugu byagiye bibaho bidafite amadevize ahagije harimo Iran nkuko nari mbivuze, harimo Korea ya ruguru, harimo Uburusiya, harimo na Amerika ntabwo igira amadevize, reka tuvuge gutyo, na Canada, even na za Europe. So ahubwo ikibazo kiba gihari, ekonomi yawe iba iri independent cyangwa iri dependent. Naho ngaho ikibazo gitangirira. Kuba Burundi uyu munsi budafite devise, wowe wavuze iz'ibyumweru 2 ariko sinzi ko hari n'iz'icyumweru, ahubwo amakuru nkandagira nkura mu biro by'ibanga nuko ntazihari. N'uzifite ashobora kuba zifite muri banke zo muri East Africa ngaho, kuko abahanga bo baba babibona ko igihugu kizashya mbere bakayabika, bagashora imari ahandi bashobora kubona aho ngaho. Biragoye
biragoye ku barundi nibaramuka ndetse bagiye bashiraho ingero cyangwa se measures zo kugira ngo bazahure ubukungu guturuka muri 2015 ariko byagiye bigabanuka. Ibyo bintu byagiye bigabanuka mu yandi magambo byarabananiye kwa izo bagiye zose bashiraho kuko biragoye ikibazo igihugu gifite ikibazo politike kikahita kizana n'ikibazo economique biragora cyane hagomba kubanza gukemuka kimwe muri ibyo ngibyo. Dusubiye inyuma gato wari ubivuze leta ya Pierre Nkurunziza yashyizeho imwe mu ngamba zijyanye no gukemura icyo kibazo ariko urabizi Union Européenne na Amerika bakimara kubafatira ibihano amafaranga bahaga leta direct bayanyujije muri za ONG. Bamara kuyanyuza muri ONG Nkurunziza aravuga ati ONG nazo zigomba kugendera kuri kota y'amoko. Arangije ati ONG ntizemerewe none kwakira amafaranga y'amadovize zijye ziyafata ziyazane muri Banque Nationale tuyabavunjire bakoreshe amarundi. ONG zimwe na zimwe zita zifunga imiryango ziravuga ziti twe ntabwo twagendera kuri ibyo ngibyo. Ni imwe mu ngamba wari uvuze zagiye zishyirwaho kugira ngo bazahure ubukungu ariko icyo nari mbivugiye warukomoje kuri politike zitandukanye bagiye bashyiraho ngo zigamije kuzahura ubukungu bwabo kugira ngo buzahuke bukazamba. Muri iyi minsi turi kumva ibitero mu Bujumbura n'icyavuzwe ejo bundi kuwa gatanu nimugoroba warutangiye uvuga uti ntabwo ibibazo bya biri politike ngo bihangane n'ibibazo biri economique igihugu kirwane nabyo byombi. Ni ukuvuga ngo abarundi bakwiye kubanza gukemura ikibazo kiri politike mbere y'ibindi byose kubera yuko ntabwo abantu bashobora kujya kwitabira umurimo bafitanye amakimbirane hagati yabo. Ibyo bintu byanze bikunze ngo system y'imiyoborere igomba guhinduka nimba bashaka kuva muri ibi bihe bamazemo. Ikindi na bino bintu by'amawonije bumva bavuga bizana amafaranga aba ari amafaranga asangana iki ni amafaranga make kuko akenshi uretse kuvuga ngo igihugu kizagutera inkunga ifite agaciro ka miliyoni 500 z'amadolari ntago bazana miliyoni 500 z'amadolari. Nimba ari imiti baragenda bakuzanira imiti bakayizana urumva bakabara ngo baguhaye miliyoni 500 kandi muri iyo miti hari itanyobwa hari ipfa harigira gute. Ni ukuvuga ngo wenda bakazagutera wenda muri izo miliyoni 500 ushobora kwakiramo nk'ijana zo guhemba abakozi bazabizana n'ibiki. Mu by'ukuri ntago ahantu hava amafaranga wenda nko muri cash crops muri bino bihingwa bacuruzaga harimo ikawa ndetse n'ibindi ngira ngo Burundi bucuruza devize zabo ngira ngo ikawa yihari hafi na 90% ngira ngo mu bihugu bizana amadevize cyangwa se amafaranga bafasha guhaha ku rwego mpuzamahanga ikawa ni ya mbere. Wumva ko na president w'Urundi mu mbwirwaruhamwe ze avuga akunda kwibasira igisata gishinzwe ibyo bintu by'ikawa kuko basubiye inyuma bituma batakaza ubushobozi bwo guhaha ku rwego mpuzamahanga. Kandi guhaha ku rwego mpuzamahanga bivuze iki? Wowe ujya kureba icyo ukeneye abundi ntabwo bakeneye ikawa benshi ngira ngo banayibona nk'ibiti biri aho ngaho byagenewe abazungu cyangwa kujyanwa hanze ntabyo banywa. Wenda bo icyo bashaka ni ukwishyirira muri bisi zibatwara ni ukuvuga ngo bagurisha ikawa bakimportinga ibikomoka kuri peteroli n'ibindi n'imiti n'ibindi bintu bakenera batikorera. Ibyo bintu rero nimba bigabanutse gutyo ukateranyaho n'ibibiza bisanzwe natural calamities hanyuma ukongeraho n'ibiza politiki either internal cyangwa external igihugu kiba kigeze ahantu bita mu manga. Muri geopolitique ubundi igihugu cy'u Burundi ni kimwe n'u Rwanda wenda nuko hagiye hazamo ibintu by'amadidani nyine u Burundi u Rwanda ku gice kimwe cya Congo Nord Kivu na Sud igice gitoya cya Tanzania na Uganda bisa naho ibyo bice byose nyine bari abantu bakoresha ururimi rujya kuvugika nk'ikinyarwanda cyangwa nk'ikirundi ubundi bari n'ubwoko bumwe bw'abantu. Ngira ngo niyo bajya guca imipaka byibuze bakagendera kuri icyo kintu byari gufasha kugabanya amakimbirane hagati y'ibihugu bituranye. Rero kuri abo bantu b'abarwandize cyangwa se abarwandofone buriya ubutaka bwabo buri land rocket ni ubutaka budakora ku nyanja ni ubutaka bwo mu misozi miremire. Burundi wenda bufite u Rwanda mu majyaruguru bufite Tanzania na Congo na Tanganyika
ni ukuvuga ngo nayo buriya ni landlocked nta nyanja yaborohereza bafite. Igihugu rero kimeze uko nguko iyo kidakoranye n'ibindi bihugu bituranye neza perfectly kandi kikaba cyabigiraho ibintu byinshi, kiba kimeze nka gereza y'abanyagihugu. No ngo haba hari abantu bagira ngo bakatiwe igihano cyo kuba muri icyo gihugu. Hari ahantu ushobora kugenda bakorekana ibyangombwa by'uko uturutse hariya bagahitamo gufata nk'umuntu wa fake kubera politiki iri aho ngaho, cyangwa gufata nk'imfungwa cyangwa se n'ikindi kintu kiri rubbish kidakenewe aho hantu ugiye. Burya biterwa na politiki. Wakongeraho n'urwo ruhurirane rw'ibihano, ubundi ibihano nta kintu bitwaye, abantu babanze babyumve. Kuko ibihano bifite ikintu bitwaye ntabwo wabikubita Korea ngo ikore intwari kirimbuzi. Uzarebe kugira ngo ucure intwari kirimbuzi bije ibitwara. Ntabwo igihugu kigikeneye gishobora gukora ibyo bintu. Ntabwo ibihano bakubita Iran bigira ikintu bitwara. Koko ntabwo iri dependent kuri ibyo bintu byanyu by'amadevize. Kuko ntabwo Iran ikeneye kujya guhaha petrol ahandi hantu. No, hafi y'ibintu byose barabiproducinga hagati mu gihugu. Amerika ntabwo ikeneye amadovize kugira ngo ijye guhaha ahantu runaka, ahubwo yo ikobrija gufata amafaranga yayo. Nese ariko abanyamerika bajya bazana amanyarwanda kuduhahira, ntuwe hazana amadolari ukamuha ikawa. So we ifite economy strong, wabonye ko n'abarusiya batagiye kubigeraho n'abashinwa, ahubwo ngo twe turakora ubucuruzi mu mafaranga y'iwacu. Ninza mu Bushinwa ntumbwira kuzana amayuwani, ngenda azana amaruble. Impamvu y'ibyo nuko nawe yifasha ayo maruble ujya urubuze kugira ikintu uza kuyagura muri icyo gihugu ugiyemo. Wenda igihugu bitaragerwaho neza ariko biri kuza n'Ubuhinde. Ubuhinde n'Ubushinwa n'Uburusiya birahahirana ariko ku kigero runaka, kubera ko mu Buhinde nta bintu byinshi biriyo wenda abandi bakenera cyane, kuko ariko bakoresha amarupizi, buriya ntabwo bajya mu bintu bya exchange cyane kimwe nkatwe. So nukuvuga ngo mbere na mbere ikibazo simbibona nk'igihano, ahubwo ikibazo ndakibona abanyapolitike cyangwa se abacura bitekerezo baho. Ntabwo bigeze babasha kuzamura umusaruro mbumbe w'igihugu. Ariko iyo abanyapolitike cyane nka perezida w'u Burundi yavuga, wumva ko ikibazo gihirika ku bene igihugu ati nimwe mutazi gukora, ngenda hinga ngasarura ngiyemeze neza. Afite ikibazo. No kuvuga ngo nta muntu uburyo baho utazi gukora, ahubwo politike nizo ziba zaracuzemo abana banebwe. No kuvuga ngo reka wenda dutanga urugero twe kujya ku bintu byinshi. Ushobora kwibaza ngo nko mu Rwanda wenda utera uburezi arabwibanza mu myaka 40 ishize, ntabwo igihugu ntabwo cyabaga gifite umubare w'abashomeri nk'uwo gifite, nubwo wenda na population itaraga ingana. Ariko si icyo, ni ukuvuga ngo umunyarwanda yamenyaga gukora kare. Ntabwo yafataga imyaka ye y'ubuzima ayisipendinge ku ishuri abroka ibintu by'abantu runaka banditse hariya. Ahubwo umubyeyi yarakuraga akigisha umwana gucura, nimba ari umucuzi akamwigisha guhonda ibuye. Burya kujya guhonda ibuye nibyo birangira bivuyemo igisasu cyangwa bivuyemo za nuclear. N'abavuga ngo umurimo ni ubuhinzi, ibindi ni amahirwe. Ni ukuvuga ngo rero iyo wigisha, iyo politike y'igihugu iteye uko nguko, umwana akura wasanga iso ahiga nawe ugahiga, wasanga ari umuhinzi nawe ugahinga. Bigabanya iki? Bigabanya ubushomeri burya. Ariko iyo ufasha abantu bose uhereza ku ishuri, ikibazo ntabwo ari kujya ku ishuri, ahubwo ikibazo ni ibyo biga y'iki? Biga ibintu byo gufata mu mutwe gusa, bakamara imyaka y'ubuzima bwabo batashobora gutanga umusaruro. Ikibazo kiravuka. Mu Burundi rero nabo bafite ikibazo kimeze gutyo. Politike zabo sinzi, iyo bavuga ngo abantu 90% n'abahinzi, ntabwo ari ko baba bahinga, burya benshi baba banaryama. Burya kuko 90% bafata isuka, ntabwo bagira icyo kibazo. Ahubwo n'abatagira akazi babita abahinzi. No mu Rwanda byigeze kubaho, bakubaza gukora iki ukagitekereza, ukagitekereza ariko buranda avuga ko gukora iki. Wabura akazi ugahita uvuga ngo umuhinzi, urimo uragwiza percentage y'abahinzi ariko ntabwo production yawe ntayo. Uko rero niko usanga ibibazo bitangiye kugenda bivuga. So rero mu ngamba zashyizweho na Nkurunziza ndetse n'abamusimbuye, ntabwo bigeze babasha gukangurira abanyagihugu umurimo. Ariko se iyo twabonaga perezida ari mu murima avuye gusarura,
mugira ngo babakangurira umurimo gute biriya ni baze bagukure mu rugo batijya mu murima oya biriya ni ibintu byo kuri kamera ntabwo ari uguhuka none se umuntu numuca numubwira wenda like ngo ajye guhinga ariko kandi mu kandi kanya ukaza kuba uri nko kuri televiziyo wigaragaza uvuga ngo abantu biyongeyeho mu cyaro abantu urimo urabereka ko mu cyaro abantu twese tuzi ko mu mujyi ariho haba ubuzima bituruka kuki kuri propaganda zikorwa ukumva njyewe ndaza kujya mu mujyi wahagera boss wawe yagukubita amafaranga yagukubita agapantaro keza iyo usubiye mu cyaro wagafunze ukabwira ko bagoswe ko hari ahantu heza bataragera uko nguko niko uri gukura wa wundi wari usigaye ukagenda iyo baguhaye mu gihe cy'ukwezi kumwe ukaya spending just overnight ugahita uvuga ngo mu by'ukuri ntayo ufite ariko uburyo utazi utanze message yuko abantu bakwiriye kuba bava baguhingire kandi waryaga ibijumba bivuyeyo so ntago no kuvuga ngo wagiye mu murima yego wambaye bote ariko uraza gutaha muri villa ntago ibyo bintu meaningless kandi wajyayo ujyanye n'umukameraman wakabaye kuba ariyo mu gihe cy'icyumweru byibuze ubikora nka 3 cyangwa 4 aribwo buzima ubamo aribwo buzima ubamo naho kuvuga ngo nyereka ibyo nkora no kora ibintu wibivuga umusaruro uraboneka nta kibazo hanyuma hakiyongeraho ibintu bya politike bura abarundi abakongomani abanyarwanda kugenda Kongo ziriya za Kongo Brazzaville ugenda za Chad urabona ko asa nkaho ari umurongo umwe kuzamuka za Pays Maghreb bura bwari ubutaka bw'Ubwongereza cyangwa se mu cyo twakwita anglophone icyo kintu rero cyatewe kudeta gisimburwa n'ikindi twakwita cy'Abongereza cyangwa se cyakuwe nyine reka wenda tuvuge cy'Abanyamerika buriya ni ibice bibiri buri Ubufaransa busa naho ari ubwami ubuhangana n'Ubwongereza buriya nuko abantu batabizi gusa Abafaransa igifaransa nk'ururimi cyangwa se Abafaransa nk'ubwami bwagiye bucibwa intege n'Abongereza bagiye barusha imbaraga baheruka imbaraga ku bwa Napoleon bafata za Haiti zo za Canada urabizi hari ahantu hose Abafaransa bayoboraga igihe cyaje kugera rero hakurikiraho igihe cy'Abongereza baraza ngiyo za Tanzania Uganda bagera mu Rwanda rero Abarundi Abakongomani bose Brazzaville n'ibindi n'Abachad n'ibiki bari muri cya kintu nacyo cyenda intorezo ikigezeho cyenda kubirinduka sinzi nimba icyo kintu uri kucyumva bira bintu byo rero bicokoza byangiza urwego mpuzamahanga no kuvuga ngo rero nabyo birabafekta icyambere politike yabo isa naho ntago ikorana n'ibyo bihugu buriya barakubeshya ngo Burundi ngo na Tanzania ngo bibanye neza scam ntago bibanye neza urumva kuko mu guteseka babugari n'abavuga ko ubutegetsi buri mu Burundi bushingiwe intege na CCM ya Tanzania no ntago buryo umuntu mudafite politike zimwe biragoye kuvuga mubana kubera inyungu agukurikiyeho ntago bikunda buriya Tanzania za Kenya ziriya bashobora kugira ibintu byinshi bahuriraho kuruta uko Abarundi babihuriraho n'Abanyarwanda cyangwa Abakongomani kubera ko umwe ruturuka ibukuru ugakwira hose no kuvuga ngo rero igihugu cy'u Burundi nicyo gihugu ubu ngubu kiri kugirirwaho ingaruka nyine zikomeye cyane zituruka ku bukoloni nizo kude tubona zihora zishaka kunugwanurwa zenda guterwa hari ikintu kibiri inyuma hari ikintu gihishe inyuma tutamenya kiri inyuma y'amarido kuko ubundi nta kindi kibazo gisanzwe cyahatari ariko as they go by bizageraho ngo bisobanuke waruvuze uti ibibazo bya politike nibyo bigomba kubanza gushyirwa ku murongo ibibazo bya politike biri intano biri extano wavuze n'ibyo Abarundi bafite ibibazo interne mbere na mbere na externe interne
ni ibibazo navuga abantu bahora bashaka guterana amakudeta no guhanuka bimwe bishingiye ku moko n'ibindi nk'ibyo byamunze abarundi. Ubwo ibyo by'amoko nabyo bikavaho hakaza ibishingiye ku bukungu. Iby'amoko byo tubwira abantu ko mu Burundi abahutu bafite umubare w'abagomba kujya mu butegetsi n'abatutsi uzwi. Abahutu ngira ngo 60% niba ntibeshya mu butegetsi, abatutsi bakaba 40%. Ubwo abatwa bo sinzi ngo ni kangahe ariko byo birazwi biranavugwa no mu gisirikare nuko. Biriya bintu rero ubwoko buba buri minority bitekerezwa ko ari bwo buke ushaka guteka ingova kandi na bwa bundi buri benshi nabwo ntibwemera. Burya hari uburyo batuzuzanya nubwo biba biri aho ngaho, hari uburyo batuzuzanya. Icyo kintu nacyo ni ikintu cyangiza ubukungu bwabo. Ikiyo kivuyeho rero hakurikiraho ikindi cy'ubutunzi. Mu gihe cya nyakwigendera Petero Nkurunziza yari afite abapampe be abo ba Bunyoni n'ayo mashyirahamwe y'uburyo bwinshi yahaga ibiraka. Ntabwo rero abo bantu bashobora gukorana na Son Excellence Ndayishimiye kandi nawe afite abandi bapampe be bakoranye batarabo. So urumva ibibazo byibuze iyo hagumaho nanuriya yagomeza kwigaburira abapampe be wenda bakagira ukuntu bagenda babyaranje. Ariko ubwo hari ibibazo bisanzwe bihaza, hari nuko guhindagura k'ubutegetsi. Abo bantu nabo bahita baba nk'amashyanga abiri arebana nabi. Ubwo nimba wenda ishyirahamwe ryari risanzwe ryinjiza peteroli barihinduye bashizemo irindi. Hari uwitwa Gataruku ngo niwe wazanaga peteroli mu Burundi, bahita bazana ibyitwa Prestige. Ngaho ibaze nimba ukuyeho Taruku wenda wari umunywanyi na Nkurunziza. Bivugwa ko yari anafite amadevize ye bwite mu gihe abo ba Prestige bo bategerezwa gushaka amadevize muri Central Bank. Uri kwibaza nimba umuntu yari afite abantu nk'abo ngabo be bakaba bambuye isoko. Icyambere ako kanya iyo ni inzigo direct itashobora gutuma ubukungu bugiye, ntabwo kushobora kukwereka amacenga arimo za deal ziba ziri muri ibyo bintu, wowe ugenda uri umururu. Ikindi uwo muntu bahaye umurimo suko atawushoboye, ahubwo bimwe mu bimushyize muri bimwe mu bitumye ajya muri uwo murimo ni icyene wabo reka mbyite gute, cyangwa se nuko ntagaruka ashoboye akazi. Ibyo bintu rero niko ubukungu bw'igihugu runaka bugenda budindira. N'ubu nubwo wagira gutyo ugahindura systeme yabo ugashiraho undi muntu nawe ako kanya babandi bamare bamaze iminsi barya bahita bavaho. Uko rero niko igihugu kigenda cyuzuramo amahari, abantu ntibumvikane ku bintu runaka. Ubwo no buryo buri intana. No buryo buri intana. Hanyuma mu bundi buryo buri external ntago uyu munsi Burundi buvugana neza n'abaturanyi, bafite abaturanyi batatu. Bitekerezwa ko wenda uwidekaraye uri official n'u Rwanda bafunze n'imipaka deja, ariko ntago Burundi bwari buri mu mwanya mwiza wo kwitandukanya n'u Rwanda. Abataximeni nibo barazindukaga bakaza bakavoma kuri station du petroli bakajya kwikorera akazi wabo. Ni ibibazo. U Rwanda nk'igihugu gifite iterambere riri hejuru y'iryabo. Ubundi akenshi uturanye n'umukire urakira. Wenda reka mbivuge gutyo. Nta kuntu ubundi wowe umaye neza uri soba. Bira bihugu by'Uburayi ntago bikize byose. Haba biba byarakize. Ariko kubera kwiyorganiza n'abaturanyi babo bakarya bakamera neza. So rero ntago ushobora guturana nk'igihugu nka Uganda, u Rwanda, bino bihugu byo muri East Africa ubundi byose biranakize. Birakize ku buryo badashobora kubura amadevize. Impamvu ya mbere batabura amadevize nuko ibihugu bitanga ayo madevize biba bigomba kuza kugira ibyo bihaha ahangaha arizo natural resources, amakawa yose ava hano. Nta mu Budage nta kawa bahinga nubwo bari bayiguranyije. Bikagira n'amaparike. Bifite amaparike, ibyanya nyaburanga by'uburyo bwinshi, amatini wumvishe ko u Rwanda rwa mbere mu ntago igihugu gifite itini ingana gutyo wavuga ngo gifite ikibazo cy'amadevize. Kuko ayo madevize ntago baraguzwe n'abanyarwanda cyangwa abarundi. Yaguzwe n'ibihugu bizana ayo madevize. Igihugu nka Kongo ntabwo ukabuza amadevize. Guturana n'ibyo bihugu bisobanuye ubwabyo kutabura amadevize. Kubera ko ibyo bafite nawe urabifite. Ahubwo politike zitandukana bituma igihugu kigira ibihombo bikomeye cyane. Nuvuga ngo urwego ruri externe cyangwa se economic integration ntago n'uyu muryango wa East Africa utabaho mu by'ukuri ntago Burundi bwungukira muri aho hantu.
bagakwiriye kuba byibuze babana neza. Amadevize yabura i Burundi mu Rwanda bahari turayabahereza, muri Kongo akabahari turayabahereza. Buriya ni impamvu ubona bemera bakadeployinga abasirikare bo bakajya gupfira hariya, haba harimo n'impamvu zo kugira ngo bagaininge amwe mu madevize yo muri Kongo. Kubona bashobora gukora nk'ikinyobwa bakemera bakajya kukigurisha iriya no kugira ngo babone amwe muri ayo madevize. Braruding iri kugurisha cyane muri Kongo kurenza kwigurisha mu Burundi. Ushobora no kugenda ku giciro gisanzwe wajyana mu Burundi bakabikwima. So urumva rero no ku rwego mpuzamahanga u Burundi ubwo ntabwo tuvuze ibihano bafatiwe, ambarigo ziri ku bucuruzi bwabo n'ibindi bintu byinshi cyane. Ibyo bintu byose ariko bikaba bigamije ikintu kimwe, guhindura regime. Uko ibibazo iyo bikomeye gutyo birangira watangiye kumva ngo bateza bombe n'ibindi bintu nk'ibyo, kubita imbwa bashaka shebuja. Ariko hari igihe n'ubutegetsi bubona butari muri situation nziza bukikora biriya bukitera amagrenade. Ibyo ngibyo barabikora cyane, ariko ni nko kurira igiti ukagitema kirimo. Uwe burya wa predictinga action kuri buyikore, ariko reaction you can't predict it. Ni ukuvuga ngo wibwiye yuko uri buze ko nkubita ingumi nkagukubita indi waba ubeshye. Nshobora kukwihorera nkaza kugutwikira nijoro inzu. So kandi we watekereza ko turi burwanira aho ngaho. Bashobora kwigabaho ibitero n'ibintu bisanzwe, bigabaho ibitero. Biravugwa ko Kongo nayo yigabye ibitero muri nkambi ya Mugunga. So ariko ntabwo ubuzi kugira ngo nyine ibone rezo yo gukaza ibitero, ibone attention ku rwego mpuzamahanga, ariko bishobora kutaba ibyo ngibyo, ahubwo bigatuma abantu bavuga bati no, bino ntabwo ari uko bikwiye kuba bigenda. So ubwo rero Uburundi hagati aho ngaho uko bumeze, iki ntabwo ari igihe cyo gusonza mu by'ukuri, ahubwo ni igihe abantu bakwiye kuba barya. Noneho ahubwo igihe cyo gusonza bizaterwa n'ibi biza biri mu Burundi, biri muri Kenya, biri muri Tanzania, biri ahantu hose. Noneho mu myaka iza igihugu kizaba gisabwa amadevize kugira ngo kibashe kugura ku bantu babashije guhangana n'ibiza cyangwa se bafite umusaruro munini babashe kubaho. Urumva ni ibibazo bikomeye. Kugira ngo bazabashe kwikura muri ibyo bintu rero harimo gufungura amarembo kuri economic integration, ibihugu bikorane. Nibitaba ibyo ngibyo karabaye, turakomeza kubona impunzi nyinshi zabo ziza mu bihugu bitekerezwa ko bifite ubuzima bwiza. Yego, none se reka tugaruke gato ku gisubizo gishoboka. Wari uvuzemo ikintu cyitwa ngo byose bishobora kurangira ubutegetsi buhirime. Uhabuhirika ninde ko amakuru aturuka nanjye none kanyakubwira aturuka i Burundi avuga ko abakabaye babuhirika nabo bari muri iyo sako y'abapampe buri ku butegetsi. Muri sako yabo yahaye. Ntabwo ubusanzwe ubutegetsi bw'ibihugu by'abaambasaderi niko navuga by'abakoloni ntabwo buhirikwa n'abanyagihugu. Twebwe tujyaho nyine tukakurikira icyuka kiba gihari cya politike, ariko burya sibo ababushyiraho burya ni nabo babuhirika. Ni ukuvuga ngo rero baba barimo cyangwa batarimo ntabwo nkuko nakubwiye bwa bwami burimo buhanguka bwa Francophonie ntabwo buzigera bubasiga. Ni mata y'igi, ni mata y'igi. Buzahanguka rwose, ndetse n'ubwa Kisekedi bishobora kujyana n'abandi nk'abo ngabo. Ni ukuvuga ngo uwo muyaga umeze uko kuntu ni ikibazo cy'igihe gusa. Keretse bemeye nyine, buriya hari ibintu baba batari kwemera, bemeye ibyo bintu bigakunda babushyira ku murongo. Ntibihe sana ku rwego mpuzamahanga ntabwo nimba bakubwiye ngo wateye kudeta, mu by'ukuri ntabwo ari uko biriya bihugu bidashyigikira amakudeta. Kudeta barazishyigikira cyane cyane cyane, ahubwo bashyigikira iyabo bakoze. So niba gukubita sanction ngo kubera ko ngo wongereye manda, uri buka imyigaragambyo yabaye muri 2015 ngo yongereye manda, uza abantu birirwa bogera manda ni benshi cyane, ariko ninde utumye yongera? Wowe uricaye, ntago wabanje gukonsulta abakurambere ngo bapfukamire cyangwa ugira ibintu babaza. Urabyutse mu gitondo ubonye ko agakorteje ko mu muhanda ko kugenda bahagaritse imodoka kadyoshye, uravuze ngo ngiye ngo ndiyongeje. Nta muntu ubajije. Ibyo ntabwo bishobora kuguhira nubwo byabimeze bite. Ntumenya ahantu nkuko bafashe abantu
b'Abarabu nk'abantu bahiritse Gaddafi ntabwo ari abanyalibiya burya bagiye bafata abantu barango basanzwe bakubita ibiceri bati mugende mwigaragambye none bakagaragambye bakabatugamo kamera icyo bashaka yari impamvu yo kugira ngo bazane ziriya ndege zize kubombarda Libya ntago sintekereza ko hari umunyalibiya wigeze uvuga ngo ngiye ntabwo nshaka umuntu ntawe ahubwo bafasha abantu basa nabo abafugana bakubita ibiceri bati hariya tugende ubwo ni abanyenzara bari bavuye za Iraq n'izindi mpunzi zari ziri aho ngaho bazi kiritire y'Abarabu twebwe twese tubona ko ari abanyalibiya ariko ku kantu gato muri Afrika urebye reaction yabo abenshi baracecetse you know what hari ibintu bikurenga kuvuga ati niyo mpamvu buriya byabananiye kugira ubundi butegetsi bahirika muri iyi minsi buriya butegetsi bwa Libya byarabonaga ko ari scam kandi bwari bukurikiranye n'ikindi kinyoma bari bavuyemo muri Iraq urumva so baraceceka utavuze uraceceka ariko iyo buracecetse muri Afrika cyangwa se muri UN baba babizi ko iyo utacecetse nabwo uba wavuze uribuka bajya no guhana Putin baravuze bati nutavuga turamenya ko ufana Putin so ara ntabyo kwifata byari bihari n'ubundi rero n'ibindi nabyo bisa gutyo so rero muri inkubiri ntabwo ibihugu byacu mu by'ukuri bigira biri independent impamvu ya mbere tutari independent ndayikubwira nuko dushobora kubura amadevize ariko ntago igihugu nka Amerika cyangwa nk'Ubwongereza kibura amadevize gute se kandi no kiba gifite amapaundi bafite ubundi kuba biriya wumva Muammar Gaddafi yavuga ati turashaka ifaranga rya Afrika you know what byaramuryaga byaribonaga ko igihe cyose utari economic independent ntabwo ushobora kuvuga ngo urigenga ntihande nyine bakupita amasanction ntuya resist uvuga ati biranze kambayo urumva rero ubwo no kuvuga ka tuvuge wenda zino koloni z'ibi bihugu mu by'ukuri ntago burya bakubwira ngo abaturage bagira uruhare mu gushiraho ubutegetsi ntabwo aho ngaho ari hano bifite ukuntu bikorwa niyo mpamvu yabyigabaho atabyigabaho ni ukuvuga kugira ngo iyi spirit iri hano muri East Africa iveho nicyo kibazo nyine bagomba guhindura ubutegetsi bagakurikira umurongo umwe w'abashebuja hanyuma mu gihe ubwo butegetsi butarahinduka abaturage turaba twitwara gute urabona umukuru w'igihugu mu mbwirwaruhame zimaze iminsi ngira ngo nawe urazibona kuri TikTok kuri Twitter arimo abwira abaturage ngo nabanebwe ati ngiye nifitiye ibyo kurya ati ngiye bimeze neza gutyo ubundi kugeza ubwo anakoresha amasinya abantu bamwe bakavuga bati ntabwo umukuru w'igihugu yakabaye bimeze gutya ubundi uri yakwiye kuba mu by'ukuri biragaragara ko atari mu mushinga uriya ntabwo ari umu-influencer uhora imbere ya kamera afite ibintu runaka abwira abaturage ubundi iriya ni weakness ugomba kuba uzi imbere ya kamera uvuga ibibazo biri politiki ibiri mu gihugu ariko apana buri munsi aba afite agatendo buri munsi mu myaka mike uribaza uriya muntu aramutse amaze imyaka 30 ku butegetsi ni ukuvuga ngo TikTok YouTube yaba ari amavideo ye gusa akomeje kuri uyu muvuduko ubundi hariya rwose aba yatanye kameme kandi uko ashira imbaraga nyinshi mu gutonganya abantu nabyo buriya ni ibibazo nabyo uhora ubwira ntabwo ukora birangira adakora ahubwo usetinga ibintu agomba kuba akoresha nimba ushaka ko bahinga bivuga ngo ngenda hinga bazanira ifumbire mvaruganda ubazanire imbuto ubazanire ibintu nk'ibi ariko uruvuga ngo ko mutajya guhinga ese umuturage we arabiyoboye ko agomba guhinga aba babizi nese umuturage yabyuka ryano ko bose batazindukira muri biro ngo yango ntimukasaba akazi ka leta bakazi bari abakene no igihugu cyose gifite ekonomi iri hasi gukora muri leta bumva ari byo byiza ntabwo ruri mumbwire ngo umuntu arikorera gute ntabwo bikunda mwese muraza kubyiganira mu gukorera leta so mu by'ukuri gutakaza imbaraga kuri social medias nimba ashaka kwigirira aba followers cyangwa se akaba umustar yakakwiye gutanga imihoho biya nabyo abari inenge abari inenge nagiye ahantu ndimo ndashwana n'abafundi president ushwana ugomba kuba ari nk'igikorwa runaka ugiye gushyiraho ikintu cyifatizo
hanyuma ukomeza abantu bagiye kubakora. Ntabwo ari byiza guhagarara ku muyobozi buri munsi umuhoza ku nkeke ngo mwebwe wo muri Codeco sinzi abakora y'amakawa ngero ngo mwebwe wo kubayobora ngo niwo kuyobora abayahudi ibintu nk'ibyo kari imagine ibyo wenda bakanabivuze iri mu cyumba ariko ntabwo uri gutunze kamera. So hariya rero ku banyagihugu bamwe na bamwe umuntu arakureba akavuga ati uyu muntu urwego rw'imitekerereze rushobora kuba rutari rujyanye na politiki. hanyuma se abaturage nyine barabitwara abaturage hari igihe ubona nyine bitari gukunda ariko kame mugomba gusiriviva ugomba gukomeza kubaho. Niba ubona bitari gukunda abaturage bigenze bate? Abaturage rero ukuntu bazabigenza ni mata y'igihe. Niba umuturage ukuntu ameze aba ameze nk'umusinzi reka mbivuge gutyo. Ubu ukomeza kumusavinga inzoga ntabwo ushobora kumenya ukuntu aza kwitwara nyuma. Nawe rero umuturage n'umusavinga inzara n'ayo magambo y'uburyo bwinshi ubwubika hejuru tegereza uzabureba mu gitondo azakugumukana. Nta butegetsi bubaho bukomeye umuturage atagumukana. So uko rero bino bintu bimara igihe noneho icyo kintu cy'amadevize cyo kirakomeye kuko ntago amadevize akenerwa n'abaturage basanzwe. Umuturage we no kujya kugura peteroli yayibura akavuga ati ko ntayibona. So wowe undi wayimporta akavuga ati ariko dore nuri bitera ubwo akita atangira kuzamo propaganda ubwo niko umubare mwinshi urumva ufitanye ikibazo na wa wundi wambuye isoko afinansa yamyigaragambyo ibintu bishobora guhindura regime yose. Ni ukuvuga ngo abaturage byo babizending up babyikoreye cyangwa abasirikare bati no ibyo bintu urimo ntabwo ari byo. Kuko biragoye none gukura umusirikare ku ngoma nabyo ni ibintu biba bikomeye bisabana n'undi musirikare. Ibihugu byacu buriya ntibazakubeshye wenda Kisekedi wamukuraho kubera yuko n'umuntu wakoze yubi Burayi w'umutaximene cyangwa se n'ibindi bintu byamurenze. Zelensky burya wamukuraho burya na Biden burya wamukuraho ariko ntabwo uri bukuraho Putin gutyo mu gitondo uzindutse. Nuvuga ngo abasirikare bagira ikintu cyo gukomeza umutsi nta nubwo bigaragambye uvuge ngo birahagije no urigaragambye akakurasa. Nuvuga ngo training baba bafite ntabwo ari za gisivile ntabwo wazindukana mu gitondo Uncle Museveni ubwire uragenda general ntabwo bamukuraho gutyo wigaragambye kandi abafite abandi basirikare bigaragambije akabashyira ku murongo wowe w'umuturage ntabwo bikunda. So ari rero kiba gisigaye babisaba n'undi muntu w'umusirikare wajya kumva undi musirikare arahagurutse ati nka niyo mbare wahungiye ahantu hataramenyekana akavuga ati wowe ngukuyeho. Ntabwo ari mata y'abasivili. Abasivili bazajya basakuza babacecekeshe babatera ibyuka bijyana mu maso babatere ubwo ibyuka bijyana mu maso umve n'utuntu bazajya babaha tw'inkunga n'utundi tuntu tuba baceceka mpaka igihe umusirikare runaka avuze ati no nanjye enough is enough utari kwibere twumve ngo ibintu bigenze gutyo. Samareka dusoreza ahabwo abarundi bakurikira kino kiganiro namwe muzaduha ibitekerezo cyangwa se nibagira ibibazo babaza nizere ko uzaba uri bugufuka dusoreza. Nubwo biba bimeze gutyo ariko akantu nasorezaho nubwo biba bimeze gutyo ahubwo twavuga ku barundi bameze nabi no kuvuga uburyo n'ubwo igihugu cyaba kiri mu bihe bibi gutyo hari aba bishimye hari udashobora kubwira ibyo bintu kubera ko arinjiza niwe bahaye iryo soko abashaka iyo regime nawe abashaka kugira ngo ubwo butegetsi bugumeho. Uwo ngo ntago wamubwira ibyo ngibyo ngo abyumve. Ibyo ngibyo rero ni ibireba n'abafite ibibazo muri rusange ataza umuntu ufungura bahita babuze amadevize gute ngewe mbitsi magana ngaye by'amadolari. No kuvuga ngo ni statistiques zisanzwe ziriho ahantu hose wabona Burundi the poorest country bigendanye na GDP ibintu byose kandi nta nzira ihari yo gukemura ibyo bintu badakemuye politike y'imbere mu gihugu na politike mpuzamahanga. Samu wakoze cyane. Mwakoze ramwe badukurikiye tubifurize kugira weekend nziza. iyo habaye ibiganiro kibanza nta namwe wacu twibuka ntabwo murabibona murabizi mugaceceka. Uruhare rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu ntabwo akenshi teko rivuga ngo Kapiteni Ibrahim Traoré ukuriye agatsiko ka gisirikare